nguhaye ikaze nanone kuri channel yanyu Umubwiriza Online TV. Wewe wamaze kuba umwe mu bagize Umubwiriza Online TV ndagushimiye. Nawe utwumva aka kanya ushobora kuba umwe mu bagize Umubwiriza Online TV mu gihe ukanze subscribe na like kuri iyi channel. Ikindi kandi ndakurarikira gukurikira Umubwiriza Online TV haba kuri TikTok ndetse na Instagram, hari na groupe ya WhatsApp. Uyu munsi tugiye kugaruka ku jambo ry'umukuru w'igihugu ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru akabazwa ku bijyanye n'amadini. Yabajijwe ko hari insengero nyinshi zujuje ibisabwa ariko zikanga gufungurwa. Yashubije iki kibazo agira ati ntago zuzuye ahubwo zuzuyemo amanyanga gusa. Abakoroni barabakoronije namwe muremera. Bisa nkaho insengero zitazigera zifungurwa zose burundu mu Rwanda, ahubwo ari ukudindiza no kuniga amadini kugira ubujura bukorerwamo bugabanyuke. Tudatinze reka twumve ijambo yagejeje ku baturarwanda rirebana n'amadini. Nyuma yaho turagaruka n'izindi nkuru ziri tugaruka mu iyobokamana. Genda cyari tuyubaye Jonathan, ndagushimiye. Abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga bya intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? Abenshi they are just cheat. Ariko mubahehe mwebwe? Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwa tuganira ibintu bya church, ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi. Churches ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntidashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga Abanyafurika mwara. Niba munyuma ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo, ejo bundi mwagabiye Emir wa Katari. Dukomeje kandi no kuri iyi nkuru irebana n'insengero mu Rwanda. Sabe insengero zasabwe gufungurirwa 84, aho izafunguriwe ari 15 nizo zemerewe. Byagarutsweho n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ubwo yagezaga ku nama ihuriwemo n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Raporo y'ibikorwa bya RGB y'umwaka w'ibihumbi 2024 ndetse n'ibihumbi 2025 na gahunda y'imikoranire y'umwaka w'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2026 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ibihumbi 2025-2026 ku ngingo irebana n'imiryango ishingiye ku myemerere yagize ati tumaze kubona ubusabe bugera kuri 84 bwasabye gufungurirwa kuko bwujuje ibisabwa. Hari izasabwe gusubizwa inyuma zikuzuza neza byose kuko harimo ibyo bagenda babura.
bituzuye, 15 nizo zemerewe gufungurirwa, naho izindi dosiye zazo turacyazikurikirana, duteganya kubaha ibisubizo vuba. Yavuze ko atari ukunaniza iyo miryango, ahubwo hari amabwiriza yashyizweho byagizwemo uruhare n'abahagarariye amadini n'amatorero, hakaba hari ibyo bataruzuza. Ati aya mabwiriza tujya kuyategura no kuyashyira hanze twagiye dukorana n'abakuriye amadini n'amatorero, tugenda twungurana ibitekerezo, ntabwo ari amabwiriza yo kunaniza, ahubwo nayo gufasha imikorere myiza. Umuyobozi wa RGB yakomeje agira ati imiryango ishingiye ku myemerere yagenzuwe bikagaragara ko harimo ibibazo bitandukanye birimo inyigisho z'ubuyobe, amacakubiri, gukorera mu nyubako zitujuje ubuziranenge zateza abaturage akaga. Aya mabwiriza nicyo yaje gukemura. Hakaba hari izafunzwe zujuje ibisabwa zikaba zarafunguwe, hakaba n'ibisabwa kubanza kuzuza ibisabwa n'amabwiriza. Mu Rwanda habarurwa amadini n'amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere isaga 563, harimo amadini 345 atandukanye. Ubugenzuzi bwakozwe byagaragaye ko amadini menshi yakoreraga ahantu hatujuje ibisabwa. Mu nsengero 14,093 zagenzuwe, ni ukuvuga 70.1% zasanzwe zidafite ibyangombwa bikwiye kugira ngo zisengerwemo, byatumye 9,880 zifungwa, mu gihe 29.8% zemejwe ko zikora. Hakaba hari n'imiryango n'amadini byambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Ngayo nguko akamadini mu Rwanda, tuzaba tukagarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Uyu ni Umubwiriza Online TV, ndacyari tuyoboye Jonathan. Kora like na subscribe ku nshuti zawe, usharinge kino kiganiro, ubundi dukomeze tujye tubana. Bye bye.